wa gatandatu wa mbere wo muri 56 wo mu kwezi kwa mbere hari ku itariki 7, wa kabiri 14, wa gatatu 21, 28 ntabwo baba bakiba bararangije ko biba. Ubwo rero no gushakiraho. Ariko mu mwaka w'1972 nigaga Nyamasheke, ngeze mu mashuri muri 4e secondaire, mfite imyaka 16, nkajya ndeba abana bo mu mujyi w'i Kigali n'abandi bavutse mu miryango isobanutse babatijwe ari impinja, bavukiye muri maternité bandika amatariki bavukiyeho, nanjye ndayandika. Nandika ko navuze tariki enye z'ukwa mbere 1956, ariko sibyo. Itariki enye hari kuwa gatatu. Ndabyishe. Icyo mbivugira nuko naho nkunda gutanga ibiganiro byo kwibuka muri iyi minsi, mbashaka kwereka abantu ko amateka y'iki gihugu yewe kuva 59 afite imyaka 3 kugeza muri 94 byose narabirebaga. Uretse ko bya 94 byo navuga ko ntari mu Rwanda, kubera yuko nkuko muza amateka y'iki gihugu bageze igihe baravuga ngo abanyeshuri b'abatutsi twabaye benshi mu mashuri yisumbuye, abakozi ba leta babaye benshi b'abatutsi, baratwirukana mu 1973 mitanya bangina ingatandohokira i Bujumbura. Urugero nakoze, nanditse igitabo cyitwa Tubibuke, uzabona kanya akagisoma. N'urugendo rutangaje. Tekereza ku bibacu ku Gikongoro ugiye i Bujumbura ariko ugaca kuri Goma. So kutamenya geography. No kubera ko umupaka w'Uburundi n'u Rwanda wari ufunze udadiye. Twaragiye tugeze ku mayaga bati ntabwo mushobora kubona aho muca ku Kanyaru hariya mu Rufunzo muri commune Muyira, hari abasirikare benshi ntimushobora kwambuka. Bafata abantu babazana i Kigali, nako babazana i Nyanza kubafungirayo. Subira inyuma na data wacu waromperekeje, subira iwacu ku Gikongoro, ntangira gushaka inzira mu ibanga, ndagenda mva ku Gikongoro nca ku Kibuye mu Birambo, niho nari nereze tronc commun. Nari mfite umupadiri w'inshuti yanjye yitwa Padiri Alfred Niyitegeka wabaga Inyange, nyura kwa Padiri musezeraho. Nyange Rubengera Rutsiro, Rutsiro Gisenyi, Gisenyi Goma, Goma Bukavu, hahandi mu baza Minova zandi hari hose ndahazi. Minova za hehe Bukavu. Kuva Bukavu rero ujya i Buvira, umuhanda uca mu Rwanda. Ariko umuhanda uca mu Rwanda naze ko ucamo duca Inyangezi, duca muri Nkoma, aho bita muri Nkoma umuhanda mubi cyane, ukamanuka mu Kamanyura ugakomeza Bujumbura. Tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 1973 ninjira mu Burundi. Nari naratinze, abandi bahunze mu kwa gatatu, mu kwa kane, ariko nari narabuze inzira. Ngengera mu kwa gatandatu maze ibyumweru 3 Habyarimana akora kudeta. Ndaza kubigarukaho mu kanya. Ngiyo imyaka 60 rero maze natangiye gusoma kinyamateka niga mu mwaka wa gatatu, mfite imyaka 9, mwaka w'1935. Nkayitizwa n'umukatechiste witwaga Elias Seyonde, Imana imuhe iruhuko ridashira, nawe baramwishe muri jenoside. Nkayisoma nayirangiza, nkayimugarurira nyuma y'icyumweru kimwe akampindi. Abakatechiste bose babonaga kinyamateka ku itegeko, donc bafatiraga abonoma bakajya bayihabwa. Nguko ko avuga Imana yakunze itangaza amakuru ndi umwana muto. Iyo rero nagiraga iwacu muri iyo myaka, ndaza kubigarukaho mu 1935, kubera ibihe igihugu cyari kirimo byo ibitero by'inyenzi, by'itotezwa ry'ifatwa ry'abantu. Yewe abantu bari bafite amatsiko yo kumenya amakuru. Ndibuka umunsi umwe ifite kinyamateka muri 1935 nsomera abantu iwacu, abantu bakiku bangana ntabwo bangana bari nk'abantu nka 20. Ndabasomera yanze gusoma rwose ntategwa, batega amatwi. Ariko hari akantu kamwe nibuka kangiyemo.
umwanditsi yari yavugaga, yabwiraga abantu ngo mwirinde gusahura, mwirinde kurya inka z'abatutsi, mwirinde muha abantu amahoro. Yongeraho ngo ntimwasahuraga ngo musore. Ako kantu kangiyemo, ntimwasahuraga ngo musore. Ubwo ntimubyumva, mwebwe benshi ntabwo babizi. Ubu nanjye nsigaye ndi umunyamakuru kuri Facebook, mperutse kubyandika vuba aha mbabwira umusoro. Hano mu Rwanda kera hahozeho umusoro bita umusoro w'umubiri. Umusoro w'umubiri, umuntu w'umugabo wese, abagore ntibasoraga, umuntu w'umugabo wese w'imyaka 18 yarasoraga, agasora amafaranga 400. Muravuga ngo ni make, ariko 400 icyo gihe, ndavuga mu 1972-73 yarakiri 400. 400 yari amacupa ya byeri 10. Oya, ararenga 10. 12 kuko icupa ryaguraga amafaranga 33. Icupa rya Primus rirerire, ngaho rufata Primus 13, sibyo? 12 ukube n'icyatanu ubu ngubu, ntabwo 18, ni ibihumbi 18 by'ubu. Amafaranga 400 yari ibihumbi 18 by'ubu ngubu. Byose aho biva rero, no mu bushakashatsi muzabibona. Umwami Rudahigwa mu mwaka w'1958 afungura Bralirwa, yasinyaye amasezerano na Groupe Heineken. Groupe Heineken niyo yari hagarariye Bralirwa, yo uruganda rukuru. Basinya amasezerano ko icupa rya Primus mu Rwanda rizagura $1. Nubwo rigura $1. Aya masezerano arahari ku icupa rya Primus 72 centilitres rizagura $1. $1 rizamutse rirazamuka. Ubwo rero icyo gihe muri iyo myaka mvuga ya 72, $1 ryari amafaranga 30. None yageze ku cyamagana ngahe, cyamagana 5 hari cyama ubya. Urumva rero ko byari bimeze nuko. Nibwo rero umugabo w'umwanditsi w'Ikaduha yabwira ngo n'ubundi ntabwo mwasahuraga ngo musore. Umuntu udasora yitwaga impiringi. Impiringi iyo wasoraga baguhaga ibarate kare nka receipt igaragaza ko amafaranga bayakiriye, ukakagendana hamwe n'indangamuntu yawe, wagira kuri barriere batizana ibarate ko wasoze ukaryerekana. Aho utarifite bakagushyira hariya, mwamara kuba benshi bakabashorera kubajyana muri kasho, mukazabaye ko mwishyuye. Ukanaseba umugabo udasora yabaga nta jambo afite mu bandi. Ariko abantu bari baza amayeri. Abapolisi bambaraga uniforme zijya gusa n'igitaka, kera zijya gusa kera na bimwe biza abakora defense ba kera. Noneho babona hari abatose hariya, ndabyibuka abaturage barimo bahinga bagahamagarana ngo mukomere, indege yaguye i Kanombe. Abaturage bakishaka amenye yuko i Kanombe no kubera umwenda w'inombe. Umwenda usa n'inombe abapolisi bambaraga. Nibyo rero nababwira, itangazamakuru ryabaye iryanjye ni gasogondere. Ngeze Nyamasheke sizi ukuntu byagenze, abanyeshuri banzi n'abayobozi bangira umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwaga Umubano cy'ishuri. Ndakomeza ikinyamakuru kirasohokaga, tukohereza nimero muri presidence kwa Kayibanda. Presidence yari yabone rwose Nyamasheke. Ubwo rero noneho maze kugera mu mahanga byose byarakomeje, ubwo nasigaye nirwana kugira ngo mbone icyo nsoma. Bigera mu mwaka w'1984 nari ndangije lisanse. Lisanse ntabwo ari mu itangazamakuru. Nashatse kwiga itangazamakuru ndaribura. I Burundi nta ya école de journalisme yabagaho, no mu Rwanda nta yabagaho. Abigaga itangazamakuru bigaga Kinshasa cyangwa bakajya kwiga i Yaoundé muri Cameroon. Mbuze journalisme niga géographie na histoire. I Burundi byari bifatanye. Les 2 premières années étaient communes. Imyaka 2 ya mbere twariganaga, tugatandukana tugiye muri licence, bamwe bakajya muri géographie, abandi bakajya muri histoire. Ngo kuko narangije rero géographie, mbo mwarimu wa géographie, ikintu cya mbere nakoze no kwiyabona kuri Jeune Afrique.
ni ukwiyabona kuri kinyamateka, ni ukwiyabona kuri dialogue. Ibyo binyamakuru bitatu n'ikindi cyitwaga l'Opéra du 20e siècle byansangaga i Burundi biturutse mu Rwanda, ibindi biturutse i Burayi. Kuva 1984 kugeza 1996 ntashye mu Rwanda, la collection y'ibinyamakuru iruzuye muri bibliothèque ya Nyimuhira za Jeune Afrique z'icyo gihe. Ndi umunyamakuru wanyereye agaca ku ruhande. Ariko ikinshimisha, hari umukobwa wanjye wansimbuye uraha, niba ataranga simbizi, witwa Michelle Iradukunda, uvuga amakuru mu Gifaransa. Uriya n'umukobwa wanjye yakoze umwuga wa se wose atabashije gukora. Inshuti zanjye rero, icyo bansabye ni ukubabwira ku mateka yagejeje igihugu kuri jenoside, ariko cyane cyane n'uruhare itangazamakuru ryabigizemo. Itangazamakuru mwese murabizi baryita quatrième pouvoir, nyuma ya le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Ubutegetsi nyubahiriza tegeko, ubutegetsi nshingamateka n'ubutegetsi ubucamanza. Itangazamakuru ryiza ryiyongeraho. Ibyo ni mu mvugo abantu barareba bagasanga ibinyamakuru bifite uruhare runini mu kwigisha ibyiza cyangwa mu kuyobya abantu. Niyo mpamvu ababishinzwe bagomba kuba maso, bakamenya ikinyamakuru umurongo gifite, aho kiganisha abanyarwanda n'abagisoma muri rusange, n'abacyandika mu ndimi z'amahanga, niba ari ibintu byubaka cyangwa niba ari ibintu bisenya. Ikinyamakuru cya mbere cyatangiye mu Rwanda tariki 3 z'ukwezi kwa 9 1933 ni Kinyamateka. Nicyo cya mbere. Ubu ngubu gifite imyaka 92. Tariki 3 z'ukwa 9 1933. Kikaba ikinyamakuru cya Kiliziya Gatolika, ariko bakajya bongeraho akantu ngo ntabwo ibitekerezo byandikwamo ari ibya Kiliziya Gatolika. Ni icya Kiliziya, ariko ntabwo ibitekerezo birimo wabibaza Conseil Episcopal, niko babisobanura. Kinyamateka rero buriya ndababwiza ukuri, Kinyamateka yagize uruhare runini mu kwigisha mu magambo ateruye asaba gusesengura, ari mu ubwenge, ariko mu kwigisha ibyagejeje iki gihugu kuri si kuri jenoside, ariko kuri 59 niho nahera da. Kubera ko mpamvu bivuga, umuntu wari muri comité de rédaction yacyo ni Kayibanda Gregoire. Kayibanda Gregoire yabaye umwanditsi mukuru w'iki mateka imyaka myinshi. Muri conference universelle ya exposition universelle yabaye i Bruxelles muri 1958, Kayibanda yarariyo. Namba butu yarahari cyo gihe. Nawe ari umunyamakuru. Buriya umunyamakuru bugeza kure. Urumva? Kinyamateka niyo guhera muri 1955 umwami atangiye kugirana ibibazo bigaragara n'ababirigi, niyo yabaye umuyoboro hamwe na cyo bitaga la Légion de Marie. Ndi umukristo w'umugatolika, ariko burya abaregiyo bagize nabo uruhare rukomeye cyane, kubera ko mwumva iryo zina Légion. Ubundi Légion bivuga umutwe w'abasirikare, n'abasirikare babikira Maria, la Légion de Marie. Nkuko bavuga la compagnie de Jésus, abayezuwiti. Ayo ni amazina yose ya gisirikare. Burya abayezuwiti nabo ni ingabo za Kristo. Inama z'abaregiyo zabaga uburyo bwo kugira ngo abayobozi ba Parmehutu bigishe abayoboke babo ibitekerezo birwanya ingoma ya cyane.
bigasohoka muri bya binyamateka ku izina ry'umuntu utigaragaje izina. Kayibanda yajyaga yandika akoresha pseudonyme, inyandiko ze zigasohoka, abantu bari baramuhimbye Masudi, niryo zina ry'irihimbano Masudi nk'umuyisilamu nyine, sinzi ahantu byavuye, ariko yari afite amazina menshi akoresha yandika ibitekerezo bye mu binyamakuru by'icyo gihe. Mu mwaka w'1958 havutse n'ibinyamakuru noneho byandikwa muri ndimi z'amahanga. I Bukavu havutse ikinyamakuru cyitwa Temps Nouveau d'Afrique. Temps Nouveau d'Afrique. Temps Nouveau d'Afrique cyari ikinyamakuru cy'abantu nyine bajijutse bazi igifaransa, barangije amashuri yisumbuye. Hari umugabo bamwe muri ahanga mushobora kuba muzi, Dr Munyakayanza Jean François, yigishaga muri Kiye, ubu yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Yakozeho thèse de doctorat nziza cyane ku itangazamakuru no ku icyo kinyamakuru cyane cyane cyitwa Temps Nouveau d'Afrique. Nicyo cyacishagamo ibitekerezo cyane cyane by'abantu bize, babandi mu Rwanda bari barakoze ishyaka ryabo ryitwa RADER. RADER yari Rassemblement Démocratique Rwandais. Ryari ishyaka rihuza abasore b'abatutsi, cyane cyane abatutsi, ariko n'abahutu bari barimo, rigamije kuzashyiraho une monarchie constitutionnelle, no kuvuga umwami uganje ariko kudategeka nk'uko umwami wo mu Bubiligi ameze. Mu Bubiligi buri yategeka premier ministre. Premier ministre atorwa mu ishyaka yabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite. Le parti majoritaire muri parlement yitanga premier ministre, bakaba aribo bayobora. Umwami ni ikimenyetso. Umwami w'Ubwongereza nicyo kimwe, umwami wa Swede nicyo kimwe, umwami wa Denmark nicyo kimwe. Ni abami baganje badategeka. Ngaho rero mbwirira umunyarwanda wo muri 1958 ngo urashaka ko Rudahigwa azaba umwami uganje udategeka. Umwami udategeka asabaho mu Rwanda? Ntawabyumvaga. Umuyobozi waryo yari Prosper Bwanakweli. Prosper Bwanakweli, umututsi, niwe wari umuyobozi w'iryo cyaka rya RADER. Temps Nouveau d'Afrique rero yabaye ikinyamakuru cyaciyemo ibitekerezo byinshi by'abantu bize cyane cyane muri groupe scolaire d'Astrida, bishaka kugaragaza ko ubwami nk'uko bwari bumeze icyo gihe nta mwanya bugifite mu Rwanda ngo mu kinyejana gishize, mu mwaka bari bageze 1958-59. Itariki ikomeye cyane, ubwo nihuse kubera ko bampaye iminota 30 gusa, ubundi navuga n'amasaha ibiri agashira, ariko reka nihute. Itariki ikomeye cyane abanyarwanda bose bafashe mu mutwe, 25 Nyakanga 1959, umwami w'u Rwanda aratanga yarapfuye, ariko bavuga ko umwami yatanze. Umwami ntapfa, aratanga, ari Bujumbura. Bigenze bite? Nkuko mubizi, u Rwanda ntabwo rwari koloni nka Kongo, rwari territoire sous tutelle. Ni ukuvuga ni igihugu n'indagizo, baragije Ububiligi. Byansaba gusubira inyuma gato kubera ko twabaje kuba koloni y'Abadage. Abadage batsinzwe baturagiza Ababiligi bari muri Congo Belge. Tanganyika bayiragiza Abongereza bari muri Uganda no muri Kenya. Cameroon bayicamo kabiri, igice kimwe bagishyira ku Bongereza muri Nigeria, ikindi kibi cy'Abafaransa. Togo bayigira iy'Abafaransa. Nimo navuga amakoloni, ayari amakoloni y'Abadage. Namibia bayiha South Africa. Nguko ko twabaye ingabo z'Ababiligi guhera mu mwaka w'1916 na 16 na 18 cyane kuri Traité de Versailles, tuyoborwa n'Ababiligi kuva muri 18 kugeza muri 32. Noneho rero kubera so statut de sous tutelle, umwami w'u Rwanda yari afite uburenganzira bwo kuba yasaba ijambo mu muryango w'abibumbye, akajya kuvuga uko Ababiligi batuyoboye. Nicyo yashakaga gukora.
intambara ya kabiri y'isi yose irangiye mu mwaka w'1945 habayeho umuryango w'abibumbye umaze gushingwa, habayeho icyo bise murabizi la Déclaration universelle des droits de l'homme. Umuryango w'abibumbye wemera ko abaturage b'isi yose bagomba kwihitiramo ubuyobozi, le droit à la liberté d'expression, kwitorera ababayobora. Nibwo ibihugu byinshi byo muri Aziya bitangiye gutekereza kwikuraho ubukoroni bw'Abongereza, ko Abongereza cyane cyane bari muri Aziya, bari mu Buhindi, bari muri Indonesia, bari mu bihugu bitandukanye byo muri noza muri za Sri Lanka barabongereza, muri Afrika cyane cyane bari Abafaransa n'Abongereza n'Abanyaportugal. Umwuka wo gusaba ubwigenge uraza, umwami Rudahigwa n'abatangira kuvuga ati natwe turashaka ubwigenge. Ababirigi bari baramushyigikiye bamaze gukuraho se muri 1931 kubera ko yaranze kubatizwa, yaranze kuyoboka idini y'abapadiri. Umuhungu we bari baramutwaye ari umwana afite imyaka 9. Rudahigwa yaravutse muri mars 1911 mu kwezi kwa gatatu mu 1911 bamutwara afite imyaka 9 mujyane Kabgayi, arerwa n'abapadiri ko afite imyaka 9, atajya mu kiruhuko, yibera kwa padiri igihe cyose. Baragenda rero bamwigisha Igifaransa, bamwigisha imyitware, ukurisha ikanya n'ikiyiko n'iki byose, kuba umuzungu mbese ko w'ikizungu. Amaze kugira imyaka 20 bakuraho se, bamwohereza Kamembe. Jewe niyamamaza mu ntara y'Uburengerazuba, njya nsasa abaturage nagiye kwiyamamaza, ntumuzi ko ahangaha hahoze ari inyuma y'u Rwanda, kuko umwami se bamucira mu gihugu cye, bamucira inyuma y'u Rwanda, ni ukuvuga inyuma ya Nyungwe mu Kinyaga. Nakayibanda ageze kuvuga kera ati Banyarwandakazi namwe Abanyacyangugu. Nimubyibuka Pasiteri Bizimungu vuba ahangaha mu kwezi kwa 10 1996, igihe barasa Ikamembe bari Bukavu, iriya ntambara yakuyeho Mobutu. Pasiteri Bizimungu agikambe aturashe Icyangugu, abarashe mu Rwanda. Ni igihugu cy'inshuti, aturashe Icyangugu abarashe mu Rwanda. Urumva nuko umwami agikamembe. Cyakora Abanyarwanda bakomeza kumuyoboka, bakamena ririya cyamba, bakarigendamo ibyumweru 2, bakagenda bakamugeraho n'amaturo. Ababirigi baza gusanga ko bibeshye, ko bimuye kapitali. Nibwo bamuteruye bamujyanye Moba muri Katanga, kure cyane y'Abanyarwanda. Umwami aragenda amarayo imyaka 8 yitaba Imana 1945. Umuhungu we iyo myaka navuze kuva 1931 igihe yimye kugeza 1945, igihe se atanga no kuva igihe umwami atangiye kugirira ibitekerezo byo kwigenga, yari inshuti y'Ababirigi rwose pe. Hariho byinshi umuntu yavuga, kuko baramufashije, ariko sinzi ko babikoraga babishaka, ariko hari ibintu Ababirigi bakoze byavuyeho amacakubiri yatugejeje aho tugeze ubu ngubu. Ndabaha ingero nk'ebyiri gusa. 1929 Ababirigi bafunguye ishuri Butare ryitwa Groupe Scolaire d'Astrida, ririmo section enye: administration, vétérinaire, agricole, médicale. Section administrative yigagamo abana b'abatware gusa, bagomba kuzasimbura basi. Utavuka mu muryango w'abatware ntabwo wariyagamo. Nose sa apartheid. Agricole ikajyamo abana b'abahutu bazaba agronome, bagafatanya na base guhinga. Ukumva ko umuntu yasaga naho afite umuyoboro, umurongo w'ibyo agomba kuzakora kuze bitewe naho yavutse. Aba veterinere kubera ubworozi bakavanga, cyane cyane abaveterinere benshi nabo bari Abatutsi, ariko Abatutsi bato batari mu miryango iyobora, bakaba aribo bazaba veterinere. Urumva 1933 bashyiraho 32 bashyiraho yabo kuduhara tuvuga, irimwo Hutu Tutsi twa bitahozeho mu Rwanda. Critère inka 10
waba udafite 10 ntubu umututsi urumva ibyo byose Rudahigwa yabyihanganiye ariko atangiye kuvuga ibyo kwigenga ababirigi bati ntibishoboka ubwo bwigenge bwawe mwebwe abatutsi 15% ubwo se twabaha independence igihugu tukaba tugitanze tugihaye ndi nibwo rero bagiye muri seminari bari abaparlement mwese mubona bize seminari uhereye kuri Joseph Habyarimana Gitera bize seminari ariko we kubera amashagaga menshi n'amahane n'ibitekerezo biteye ukuntu mu mwaka w'1941 baramwirukana bati wowe waba umunyapolitike ariko ntabwo waba umusaseredoti Gitera arataha Kayibanda ariyorobeka gumamo ntiyabaye padiri ariko seminari arayiga arayirangiza avamo bamuha kuza mu itangazamakuru muri kinyamateka urumva abapadiri rero bajya muri seminari bashaka abana b'abahutu ibyo byose byakorwa nande na Monseigneur Peroda afite uruhare rukomeye cyane no Musuwisi s'umubirigi erega ibintu byarakomeye ku buryo Monseigneur Bigirumwami yahawe ubusenyeri mu mwaka w'1952 baravuga ngo c'est le tout premier évêque en Afrique noire pas seulement en Afrique au Congo belge Rwanda Burundi ariko mu bihugu byose by'abirabura niwe musenyeri wa mbere ubusenyeri bwa mbere w'umwirabura icyo gihe ariko Musenyeri Bigirumwami arareba ibintu ababirigi rero bakora nibyo baba bigisha muri groupe muri seminari yo Munyakibanda uziko Bigirumwami yageze aho agafungura seminari ye nkuru ku Nyundo adashaka ko abapadiri be bakomeza kurogwa n'abapadiri bo Munyakibanda pe atangira seminari ye nkuru ku Nyundo nimujye mu bitabo muzabisangamo kubera ko yabonaga ko ibyigishwa hariya byarasenyaga cyari ibintu birimo umurongo w'inzangano uri yabaye umugabo cyane urundi rugero natanga ku butwari bwe batwirukana icyo gihe muri 73 batwirukana mu mashuri yisumbuye no muri seminari byarahageze abaseminari abonye ko bashaka kwirukana abanyeshuri b'abatutsi umunyeshuri abaseminari bamaze kubona yuko amaze kubona ko haje umwuka mubi aravuga ati umusaseredoti si umuhutu si umututsi si umutwa umusaseredoti mwiza n'ugomba kuyobora ingabo ubushyo bw'Imana sibyo yakoze iki yafunze ishuri arabirukana bose abantu bakunda kubyibuka hari gihe yabibayemo bose arabirukana aho turabazuze barataha ariko Kayibanda abona yuko hari batsinzwe bahita bafata icyemezo ko seminari yo ku Nyundo ibaye college ibaye ishuri rya leta ibaye college directeur Kanyarengwa Alex yabaye umuyobozi wa seminari yo ku Nyundo yahinduye izina abaye college aho nukubereka uruhare inyigisho z'abapadiri bamwe babi si bose no kuba tukiriho hari abapadiri bagize uruhare iwacu mu bufundi dufite umupadiri twubaha cyane witwa Padiri de Jambrine Imana imuheruho ridashira bari baramwise Imana y'abatutsi yagize uruhare rukomeye cyane kugira ngo abakora abantu mu 1963 iyo iwacu twita Noheli y'amaraso yo muri 1963 nibwo havutse ikinyamakuru cyitwa ngo iki kizajya cyandika iki cyandika inkuru y'imvaho ni izina ryavuye inkuru y'ukuri itari igihuha inkuru y'imvaho irakomeza ibaho isohoka ngira ngo kabiri mu kwezi haza kuza ikindi kinyamakuru cy'igifaransa cyitwa La Relève haza la Relève cyandikwa mu gifaransa mu mvaho hasohokagamo noneho inkuru za leta cy'amateka ni ya kiliziya La Relève
na la relève n'imvaho byari ibya Orenfor office Rwanda de formation aho kuri Kayibanda Orenfor ntiyabagaho siko yitwaga yabaye Orenfor kuri Habyarimana icyo gihe kuri Kayibanda tout simplement bayitaga ministère du tourisme et de quoi byajya et de l'information hari ministère du tourisme et de l'information yewe na Minani Frodoire ni wari ministre wabyo niwe wayoboraga ibyo bitangazamakuru na radio imwe radio Rukumbi radio Rwanda nta yindi radio ya kabiri yabaga radio yatangiriye Bujumbura les studios zaje mu Rwanda nyuma y'ubwigenge mu mwaka w'1933 muri ko twagize yubile y'imyaka 50 muri 2013 barantumiye icyo gihe ba Ardo Havugimana yagikora hano abo bose n'abanyamakuru twamenye muri kaminuza bageze nanga bagumana inshuti ariko ndatangara kuko je numvaga radio Rwanda irengeje imyaka 50 ariko nza gutekereza ko bisobanuye sanga yageze mu Rwanda muri 1963 radio Rwanda rero zari nke umuntu wari ufite radio bagari mwarimu icyo gihe twari duturanye n'umwarimu witwa Makuza Yohani icyo gihe muri iyo ntambara ya 1933 niho abaturage bose b'iwacu baza kumva radio ku mugoroba kumva amakuru ya saa 12 cyane cyane iyo noheri y'amaraso yo muri 1933 irangiye baza kumva ariko rero bakagira amatsiko umunsi umwe umugore umwe aravuga ateko abakobwa babyina tutabona sha fungura turebe fungura radio barifungura bagiye kureba basanga harimo imbagara insinga zirimo ati none se abakobwa bari he numva babyina ngo basanga harimo imbagara turaseka turatembagara nari ndi umwaka wa 4 icyo gihe ndabyibuka barongeye barayipfundikira Makuza baraje bayipfundikira vuba Makuza umwarimu nyine twaduturanye aho twumvaga radio abantu nanjye nayibabwiye tangazamakuru mu maraso iwacu baga bazi ko saa moya nagiye kumva radio twadutuye nko ku metero nka 50 nkajyayo yarangira nkagaruka urumva radio ya kabiri yaje ryari radio ya kabiri nizaje nyuma ya 1994 kuri Kayibanda hose Habyarimana radio yari imwe gusa muri 78 hazamo FM igitangaza la fréquence modulée nayo nshengera rimwe ntagira ibyangombwa FM yatangiye ndi mu Rwanda ndi kwa bene wacu babagira ukumbere nanjye nuba bitangaje byumvikana neza rwose bya biparasite by'imiyaga bitarimwo cyari ikintu gitangaje reka rero ndangize vuba mwanya ni mutoya uruhare rw'itangazamakuru mu gutwika iki gihugu cyane cyane nyuma y'aho urugamba rwo kwibohora rutangiriye umva yewe urugamba rwo kwibohora wabyumvise ko rwatangiye ndi Burundi ariko radio Rwanda twarayumvaga buri munsi navuye Burundi muri 1991 numvise ahantu hari agashara gafatika mu gihugu cya Djibouti njya kwigisha muri Djibouti mara y'imyaka 5 ariko nababwiye ko ibyamakuru byangeragaho iyo ngibyo narifitiye abonoma ariko abari mu Rwanda hangaha bahabaga nyuma y'amasezerano ya Arusha uve ko ari nyuma y'amasezerano ya Arusha havutse RTRM yavutse nyuma y'amasezerano nta nubwo ari imbere y'amasezerano icyo yari igamije kwari ukwangisha ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano ya Arusha umurongo wayo wari mubi kugeza ubwo hari umugabo yitabo nawe nkoresha ntegura icyo kiganiro hari umugabo w'umunyamerika wabyanditseho cyane avuga yuko burya ikintu bakoraga ni ugutegura abaturage kwanga abatutsi kugira ngo umunsi hageze kubica uzica umututsi azabe yumva ko akorera igihugu afite twese turi abantu kumena amaraso buri muntu wese arabitinya ariko iyo bamaze mu za etape bajya bavuga za 10 za jenoside hariho la déshumanisation ukumva yuko wishe umututsi wishe inyenzi utaba wishe umuntu akababwira ko ngo
nk'uko kangura bivugaga na kangura na iteremo yuko FPR igiye kuza mu Rwanda ikisha abahutu miliyoni 4 ngo kugira ngo umubare w'abahutu n'abatutsi ungane babone ko bana mu gihugu kimwe ari ibintu by'ibihimbano bidafite ubushingiye. Urundi rugero nabaha Radio Rwanda mu kwezi kwa gatanu kwa 1992 ihimba inkuru idafite ishingiro ivuga yuko FPR igiye kwica abatutsi iki byose ko itangazo rivuye i Nairobi inshuti zacu zatumenyesheje yuko hari umugambi wo kwica abahutu. Nibwo habaye iki Rwambuka muri komine Kanzenze habaye icyo nakwita nk'igeragezwa ryo kwica no gukora genocide bica abantu mu Bugesera kubera inkuru mpimbano igira ingaruka abantu barapfa barashira. Itangazamakuru iyo rikoreshwe neza ni ryiza ririgisha rikigisha abantu bakayoboka bakamenya amajyambere ikintu cyiza ariko bibaye ribi donc navuga ngo c'est une arme à double tranchant no kuvuga iba mbi ikaba nziza bitewe nuko ikoreshwa. Niho nicyo nshaka gusorezaho kubera mwanya mutoya bampaye ariko mwebwe abanyamakuru abandika ubuno no dusigaye twese twarabaye abanyamakuru kubera social media abari active kuri Twitter yabaye X turandika buri munsi abandi bandika kuri Facebook cyangwa izindi mbuga za Instagram n'izindi mujya mubona ibintu biriho umuntu yandika inkuru ugahita ubona son niveau de formation babona ko ari umuntu wo hasi cyane. Itangazamakuru ryabaye ry'abantu bose umuntu upfa gusoma no kwandika yiyandikira ibyo yishakiye agatukana akagira ate ariko namwe ibyo mujya mwandika mujye mwandika ikintu cya karite kigaragaza facts uvuguruza umuntu para kuvuga ngo wanyana y'imbwa nta cyo umurushije nta kintu umurushije uvuga uti ibi ni ushyireho imibare ushyireho amafoto umuvuguruze ku bintu yakoze. Ndumva aricyo ko nasozerezaho itangazamakuru nashatse kwerekana mu magambo make amateka rifite muri iki gihugu meza n'amabi mu gihe cyo gushaka inyungu z'abategetsi bari icyo gihe kuri Repubulika ya mbere kuri Repubulika ya kabiri none ubu ngubu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi itangazamakuru dufite erezoma kugeza ubu hagiyeho de derapage singomba kuvuga amazina byagiye bivuga ugasanga ikinyamakuru gitaye umurongo ukabona ko kinyereye abanyamakuru ugasanga barandikana mpakute kwa ibyo rero mwebwe mwe mushinzwe kubireba mugomba gufata ingamba zigaragaza kuko ntabwo tuzemera ko igihugu cyongera gushya kubera itangazamakuru. Ibishoboka ni ugufata ingamba hakiri kare umuntu agahabwa warning kubera ibyo yanditse yakomeza bakagifunga. Murakoze twibuke twiyubaka.